buyivuge uyu munsi nzuri imari y'umunsi nzuri business bagira imari buri munsi they have something to sell, they have something new, they have something beautiful, baba gufitiye properties zitandukanye hose mu Rwanda barahagira. Nagaro kuvuga ahantu hamwe bakugurisha ikintu ebana kitarimo imanza, bakugurisha inzu itarimo imanza, nakuburana nakuvuga ngo mwene wacu afitewo isima ninje washize urubaraza wambabati nayanje cyangwa turakatiye hano twaragabanye njewe nago ngurisha muri make whatever property they give you na rubanza ibifite. That makes you safe, that makes you comfortable. So please jamuri nzuri baguhe imitungo itimukanwa mu mahoro. Muri make nawe ubwawe ugire iwawe mu mahoro, ugire iwawe namanza. So imari y'umunsi nibo ri kuri Nzuri Business YouTube channel. Niba ariko bayita Nzuri Business YouTube channel. Oh yeah, Nzuri Market. Nibo ri kuri Nzuri Market. Please take your time, look at that house. Na kazukeza cyane baraza kubwira amafaranga kagurishwa pe rwose aho gaherereye. Izo nkuru zose cyangwa ayo makuru yose urayavana kuri 078 322 0123 078 322 0123 cyangwa Magnifique nawe abikubwire neza mu busesenguzi bavuga mu busesenguzi cyangwa mu buryo bwimbitse. Kinyarwanda nzakivuga nyamara mu buryo bwimbitse umukozi wa Nzura arahagize mu buryo bwimbitse umwe mu bantu babayeho batunzwe na Nzuri Business Group. Okay, ngaho tubwire imari y'umunsi uyu munsi ukweteye aho iri amafaranga muyigurisha bayibona gute abifuza ibindi bisobanuro pe rwose tukuteze yombi. Rero imari z'umunsi zo ziba zuzuye muzigira buri munsi. Okay, ushaka kwifuza umutungo utimukanwa yaba ari ikibanza yaba inzu akano kanya ngo yibure. Okay, muri Nzuri Business Group ntabwo bishoboka. Rero uyu munsi rero dufite inzi iri hano hafi Kabeza. Yanzu ntabwo barayigura. Yanzu ya Kabeza ni barayigura kandi inzu ni cyari iracyari imari. Okay, na muntu urayituramo reka reka abantu barakennye ashobora kuba abantu bakennye barimo kuyakusanya amafaranga yarabuze ugomba kuyateranya igiye kumara hafi cy'umweru ni barayigura. Abantu gusa barabaza amakuru gusa ariko ntago barayigura bajyaye kuyireba ariko ntago bagura. Okay, rero iracyari ku isoko. Okay, ni inzu nziza cyane ya cadastre idahenze nyine iri Kigali Kabeza. Ni hafi ya kaburimbo ifite ibyumba 4 dressing room ubwo ni icyumba cyo kwambariramo cya kindi kugira ngo nugende uhumura parufe z'abandi bagore. Yego, toilette 3 uri umugabo kandi ufite umugabo ujyane parufe ukuye ku kazo izijyane mu cyumba uroga rwose uba warushe niba gufatana igihanga. Ariko noneho ikagirana na salo ni salamanje dining room. Okay, na cuisine ndetse na annex. Cuisine yo wayibonye kaka cuisine ndakabona nakabonye kuva kera ku buryo nshobora no gushiramo igitanda irarira muri cuisine. Bathrooms 3 sitting room ubwo ni salo kitchen ikagira igikoni ndetse ikagira na parking ndetse na jaride. Urumva ifite imbuga nini kuryo harimo parike harimo parking nyine harimo parike na jaride nyine nziza cyane. Okay, kwibona mu kanya abantu bari kuri YouTube channel ukano kanya wafunguraho ukandikamo Nzuri Market mu telefone cyangwa machine yawe ukandikamo nyirwa searching Nzuri Market. Niho hari imari z'umunsi yaba ari yo kuri radio twavuze kuko iyo tuvuze kuri radio ni yako kanya niho yako ntivuze ko izo twavuze nko kuwa mbere cyangwa kuwa kangahe ziba zaraguzwe hari nizo zigihari muri make ujya kuri YouTube ya Nzuri Market. Okay, you can subscribe nanone nyine birumvikana kuko hari na Nzuri Market si ibyo gusa so kugura no kugurisha itanga n'akazi ushaka kuyibonaho iyo ngiyo ukawabona nk'umukire ushaka inzu ukayimurangira aho hari komisiyo yawe tayari. Nawe ubona komisiyo twebwe Nzuri Business Group turayaguha n'uwo nguyi haye kumenyera kandi. Okay, ushobora kugurisha ukabona percentage kwa Nzuri nawe n'uwa wundi warangiye inzu nawe akagira icyo kugenera. Wandika Nzuri
market muri YouTube channel yawe ubundi ujyeho hari Imali z'umunsi nimero ziba ziriho ubundi ukaduhamagara tukagufasha tugufasha kwimuka biba byo kuba ngo uribaza kuri imodoka ukora ano magare wenda ari umuntu ara magare yimura abantu sinzi usigaye yabona yoroheje ibintu ariko twe ntaga amagare igari rimura abantu riba rimeze rite nayo mu Buhinde nayo ngayo ubona imeze nka moto kwanza bari igari je mbona ari igari ifite moteri okay rero ubwo ni twebwe ni imodoka dufite ni imodoka nyine umva ni akazi kacu okay turagufasha inzu tukayisiga irangi icyo ushaka turagikora muri macho munakimukira ahantu hari heza ugasanga ni ugasanga ibitanda birimo birashashe intebe zirimo salo ibyo byose nibyo dukora muri Nzuri Business Group. Ino nzu rero ubwo twatuvuze ko ifite cuisine yo twatugeze ifite parking na jardin iri mu kibanza gifite ubuso bwa 400 square meters metero kare 400 ikaba yubakishije amatafari ahiye yose nicyo kiza kiriho igiciro ni $70,000 ariko na $70,000 izo abantu baba bategereje cyane twibutsa ni Kabeza hano hirya rwose ni hafi y'Iremera ni kujya mu mujyi biroroshye ni kandi hafi y'ikaburimbo kuvuga ngo urabura ucisha imodoka yawe utashye cyangwa se niba utana amaguru ko ntago ari ngombwa umuntu hitamo kubanza kugura inzu abone kugura imodoka nanjye ndi muri abo ngabo urumva ari ahantu imodoka yashyika bitayigoye we ntago byakugora ko ngiye buri imodoka buriya uzabanza imodoka ubone kugura inzu cyane kugira ngo buriya abana birakora uzajyana n'umwana mu bure parikingi kodesha inzu muri Kabongobo umanuke n'amaguru umwana ntazagaruke mba muri Nzuri Business Group uba muri ghetto ntago nabura inzu nziza mba muri Nzuri Business Group aho imodoka igera kandi ukakodesha kandi ahantu imodoka igera bafite parking inzu nk'ingiyi abona akazu kamusiribateri nk'aka ngaka hari izora kuno urabona ko uzabanza imodoka uzabanza imodoka ni nandi gusaving banze nisubiza ibyo nabuze hanyuma kubera uzabanza imodoka mbere y'inzu abana banshizeho n'iki abana ni urugero ariko nyine you have to enjoy life before ariko ngiye niyo naprioritije imodoka mbere na mbere so you rather enjoy the life right now and then ukaza gukubitwa nyuma yego cyangwa ukakubitwa none then you enjoy life later kuko ibintu by'inzu ntijya yuzura Dixon uretse nyine Nzuri market yo iyuzuza ibyo ikabishyiramo ariko uhaye kubaka inzu ntabwo ijya yuzura no kuri niyo mpamvu ugomba kuyigura gusa niyo mpamvu ugomba kujya muri Nzuri ukayigura bakagusanga ikabihari ukagenda yishura buhoro kandi kiza niyo urabona Nzuri ikorana mu bank bashaka kuguha inzu avance salary kwaze ejo bundi Equity Bank yari kubituganiriza yo irabigufashamo ibyangombwa byose bisabwa byose irabigukorera ubundi inzu urumva ko inzu biroroshye kuyibona wagura imodoka none ukajya kwa karone y'inzu kandi nkabambamo nanishyura wishyura inzu ufite n'imodoka cyane ufite imibare rero nuko bakenera kuri Nzuri abakenera kumenya amakuru arambuye amagara kuri 078 23 012 078 23 cyangwa se ujye nyine kuri ukatwandikira kuri email ni Nzuri 250@gmail Nzuri 250@gmail ukamwandikira ati narebye kuri Nzuri market kuri YouTube yanyu ubona inzu nziza siracyari ku isoko atiriho muragabanya ibiciro ibyo nicyo kintu cya mbere dukoresha twe turanegosiye izindi price tag bizo zashyizweho na aba owners ariko turagabanya buro ushana muraganira muri make nk'iyi nzu nziza ubona ifite price tag 70 ushana gusanga tiguze 50 yo ufite amafaranga yawe nta cyananiro urakoze cyane Mr. Manfike kutoka muri Nzuri Business Group asante sana Dickson ya nini nipashe viporo buryo bumenyi
ubwiza bw'ibirori byawe bujyana na keke wahisemo. Niyo mpamvu amahitamo meza ukwiye ari Iwacu Baking. Muri Iwacu Baking niho usanga keke z'ubwoko bwose, yaba izikoreshwa mu bukwe, mu anniversaire no mu bindi birori, kandi zose zikagira umwihariko wa design utasanga ahandi. Tubafitiye imigati y'isukari, iy'umunyu, iy'abarwayi ba diabete n'indi y'ubwoko butandukanye.